beno mwiriwe mwaramutse. Uyu munsi twabasuye rero muri Ndahe TV kandi turifuza kuganira namwe kugira ngo tuze tuganira hanze. Abakunzi ba Ndahe TV, uyu munsi twaje gusura umuryango wa Isayi ahangaha mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu. Impamvu twaje kubasura ngira ngo muraza kuza kuyumva, n'abantu bakoze igikorwa cy'ubudahangarwa cyangwa se cy'indashyikirwa, aho batoraguye umwana bakamurera mu bukene, bakamurera mu buzima butoroshye, ariko bakaba bamufitiye urukundo. Bano bantu duhura bwa mbere na mbere nahuye na madamu wa Isayi, duhurira ku karere ka Rwamagana, yaraje gusaba ubufasha kugira ngo barebe ko bamufasha kubw'umwana arimo kurera atoraguye, akamutoragura muri gare, kugera no mu ngo bakaba batibuka n'isura y'umuntu wamutereye, ariko agakomeza kumukunda no komeza kumufasha. None uyu munsi abayobozi cyangwa se umuyobozi wa Ndahe twaje kumusura muri Kigali Children's Center, dukomeje kubana nabo, dukomeje kugerageza uburyo twabafasha, ariko uyu munsi twageze mu rugo kugira ngo tuze kuza kubasura, kandi nawe niba ufite ubufasha watanga kugira ngo uyu muryango ukomeze kurera umwana kandi nabo biyubake, turagusabye rwose kora subscribe, kandi aho hasi hariho nomero ya telefone wayihamagara cyangwa se ukabasura ukabagenderera, kuko bakoze igikorwa gikomeye cyane. Nta kuntu warera umwana ukamurera mu bukene, umwana watoraguye kandi ukaba ugikomeje kumugirira urukundo. So rero uyu munsi twaje kubasura. Madam, twahuriye ku karere ka Rwamagana, icyo gihe wari ubabaye cyane, ndeba ufite agahinda kenshi cyane kuzuye umutima. Nge ntabwo nari mbabaye, nanje mu byangombwa sohoka nishimye ko bari babimpaye byo kugira ngo organization yacu bikorera ngaha mu Rwanda. Byagenze bite? Warabonye ubufasha cyangwa n'ubu ngo buracyarindiriye? Oya, nta bufasha nabonye, n'ubu ndacyarindiriye. Wari ufite ikihe kibazo kugira ngo n'abakunzi ba Ndahe TV wenda ubufasha butavuye muri leta ushobora kuva no mu bandi, nubwo wenda natwe dufite ikintu gito tuzajya tubafashamo, ariko hari n'abandi bantu bashobora kugira, hari n'undi muntu ushobora kugira umutima akavuga ati reka mfashe uriya mudamu. N'ubuye ubufasha wari ukeneye cyagiye wari ku karere? Igihe nari ku karere ubufasha nari nkeneye, nari ndi kumva mbakeneyeho mituweli, nari ndi kumva mbakeneyeho ubufasha bwo kubona igikoma cy'umwana, kuko nabonaga aho nakamishaga amata inka yari yatetse, kandi noneho ndi kubona n'ubushobozi ari ntabwo bwo kugura andi mata. Ubwo nari ngiye ku karere ari ubwo bufasha nshaka kugira ngo nibuze mbone uburyo nabona amata y'umwana, kuko nabonaga nyine ari aho ngereje byanyobeye. Ndatekereza ko wagiye ku karere wenda wahereye mu nzego z'ibanze, mu mudugudu, mu kagari, ukagera ku murenge. Ese guhera mu mudugudu, mu kagari kugera ku murenge nta kintu bigeze bagufasha? Nta kintu bamfashije. Nibwo ngewe bagiye bagerageza bakambwira ngo ubu ngubu iyo umuntu afite umwana atamushoboye ngo aramutanga ku murenge ngo bakamuha abamushoboye. Noneho nanjye nkavuga nti umwana kuba mushoboye nuko nagize ubushobozi bwo kumuzana mu rugo nkamugeza mu muryango wanjye ukamwakira, nibwo bushobozi mfite bw'uko mushoboye. Sinshobora kumukura mu maboko yanjye naramwakiriye n'umuryango ngo ngire undi muntu muha, ntabwo byashoboka. Barambwira bati rwose nimba uri kubona udashobora gutanga umwana, nta wundi bufasha ntacyo twakumarira, uzategereza ababishinzwe bo ku rwego rw'akarere baze bagusure barebe aho utaha n'aho uba, nibabona udakwiye kurera uwo mwana ubwo bafite uko bazakubwira uzabigenza, cyangwa se bamukwaka bamuha abamushoboye. Ubwo ndategereza rero kugeza uyu munsi. Abakunzi ba Ndahe TV, ndi kumwe n'igisoranga cyana cyiza cyane rwose. Iki gisore, uyu mwana murareba ko asa neza, ariko yavuye kure. Ibyo nanjye bikoze ku mutima wanjye, numva naganiriza umuryango. Amwe mu mateka y'ubuzima bwanjye ari mu gitabo nanditse kivuga ngo your dream is bigger than change you face. Kivuga ngo iyerekwa ryawe ni rinini kurusha ibikubabaza wanyuzemo. Igitabo nanditse akenshi na kenshi nkunda kuvuga ku buzima bwanjye. Umwana nk'uyu nguyu cyangwa se uwo mwana uri aho ngaho wowe ureba ino channel, uwo mwana uri aho ngaho ureba mu gace kanyu ukabona ni umwana wavukiye mu bibazo, Uwiteka abamufiteho umugambi. Uwo bita Moses cyangwa se Moses muri Bibiliya
yavutse mu gihe umwami yarimo yica abana bose bavutse. Noneho akimara kuvuka Mose baramufata bamwubakira agatebo, baragenda bajya kumuhisha ku mazi hasi ku gifunzo. Umukobwa w'umwami aragenda amukurayo aramurera. Ariko Mose Imana yaje kumugira umuntu ukomeye, kuko niwe wayoboye ubwoko bwa Isiraheli abukura muri Egiputa abujyana i Kanani. Uwo mwana cyangwa se uwo muntu ureba ufite ubuzima bukomeye bubabaje, uwo mwana ureba ku muhanda, uwo mwana ureba ugasanga ntago afite abavyeyi, uwo mwana wenda ushobora kuba yaratoraguka umurera nk'uko uyu mwana mwiza gutya uno muryango urimo kumurera bakamurera mu bukene. Gerageza gitoyo ufite ugifatanye n'aba bantu ubafashe, kubera yuko abana bafite amateka akomeye cyane. Mose yarajugunywe nk'uko uyu mwana yajugunywe na nyina, ariko yaje kuba umuntu ukomeye cyane, n'ubu turacyamusoma mu bitabo, kuko niwe umuntu wakomeye cyane muri kiriya gihe. Ntekereza ko n'ubu ngubu bariho n'abazabaho abazakomera kurusha Mose bashobora kuzaba ari bakeya, ariko nawe yarajugunywe. So rero aba bana Imana iba ibafiteho umugambi. Nibuka muri Bibiliya abantu bayikoresha cyangwa bajya bayisoma, hariho umugabo bamwita Potifari, ngo yari umugaba mukuru w'ingabo z'Isiriya, ariko ngo nubwo yari umugaba mukuru w'ingabo z'Isiriya ngo yari umubembe arwaye. Noneho bagiye ku rugamba muri Isiraheli, baragenda afata akana k'agakozi akajyana mu rugo rwe, kabatekereza nawe umukozi w'ibwami w'ahantu hakomeye cyane ku mugaba mukuru w'ingabo. Ntago nawe tekereza, haba hari abasirikare, haba hari abantu leta ihemba, haba hari abantu bahaba, ariko uwo mwana ngo yari umukozi waho, ngo aza kubona ko Potifari arwaye kandi arwaye ibibembe. Ntekereza ko atasinziraga kugira ngo ajye kubibona ari umwana uri ibwami uri ahantu hakomeye gutyo. Ntekereza ko wenda ashobora kuba yarabyukaga mu ijoro ntasinzire, akagenda yishimagura mu ijoro. Noneho wenda umwana, murazi ko abakira abantu bakomeye cyane, murabizi namwe, abantu nk'abo ngabo bakoze baraza mu nsi zo hanze. Ntekereza ko uwo mwana wenda yabonye inshuro nyinshi cyane abona sebuja adasinzira. Burya abantu bakomeye cyane, umuti w'ikibazo cyawe kiri muri wa muntu woroheje, wa muntu uba mu nzu z'inyuma, wa muntu utagera no muri saro yawe, aho ngo niho wazingiye umuti w'ikibazo cyawe. Noneho ngo umunsi umwe wa mwana ngo aza kuza kwegera nyirabuja, arangije ngo aramubwira ngo mabuja, murazi ko ndi umukozi, urazi ko databuja yanzanye akanzana nk'akozi, nk'umuntu udafite agaciro, ariko mbona adasinzira. Iyo ndebye mbona adasinzira, iyo abandi baryamye mbona databuja nubwo ari umugaba mukuru w'ingabo mbona yananiwe yabuze ibitotsi, agasohoka akajya hanze akishimagura. Noneho arangije arambwira ati mabuja, burya mfite umuti, nakurangira umuti iwacu muri Isiraheli ari umuntu waguha umuti. Rero mwene data, aba bana mwita mayibobo, abana mwita ko ari abana bananiranye, Uwiteka aba afiteho umugambi. Rero kora subscribe kuri Ndahe TV, uzajya ukomeza ubona ibiganiro byacu. Wa mwana abwira nyirabuja, aramubwira ati iwacu muri Isiraheli hari umuhanuzi, hari umuntu w'Imana, nyamara yahadatabuje umuti. Noneho kuko nk'uko yamugiriye inama, aragenda abwira Namani, umugore aramubwira ati wa mwana w'umukozi, gakobwa kamwe kadafite agaciro kambwiye inkuru, nyamuneka mutware wanjye ntago wagerageza kuri avyananiranye udasinzira. Namani arangije ngo abanza kunanirana, aravuga ngo reka, iwacu dufite amazi, iwacu dufite ibintu byose, kandi bari abantu n'abantu turusha imbaraga, bari n'abantu badafite icyo bafite, kuko turabarwanya tukabatsinda. Ntago amazi y'iwabo hari ikintu yamarira, kuko iwacu dufite amazi meza cyane. Ariko ngo arangije aragerageza, aragenda asanga umuhanuzi aramubwira ngo genda wibire mu mazi inshuro 7. Tekereza gufata umugaba mukuru w'ingabo z'Isiriya cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo ukamubwira ngo nagenda ajye mu mazi asa nk'ari ya Nyabugogo, asa kuriya yanduye, wibiremo inshuro 7. Namani arabyemera kuko yarashaka gukira. Abantu benshi cyane bafite ibibazo, abantu benshi cyane bashaka gukira, abantu benshi cyane bafite uburwayi, abantu benshi cyane bafite agahinda kuzuye umutima, ariko umuti ni ukwibira mu mazi. Umuti uri muri wa muntu ureba uciriritse mu bana mu rugo iwabo, uri muri ba bana bo ku muhanda mwita ngo ni bamayibobo. Umuti uri muri aba bana abangaba banyina bataye,
arangije ngo yibira mu mazi inshuro ya mbere, ngo yibiye mu mazi azamuka n'ubona adakize, yibira mu inshuro ya kabiri muri ya mazi azamuka adakize, yibira mu inshuro ya gatatu aragerageza agera ku nshuro ya gatandatu. Ntekereza yuko tekereza nawe umugabo mukuru w'ingabo umugabo mukuru kumubwira ngo agende yibire mu mazi, ariko ngo ku nshuro ya karindwi aragenda yibira mu mazi. Amaze kuzamuka mu mazi ngo azamuka uruhu rwe rushashagirana rumeze nk'urw'uyu mwana, kubera ko yumviye umuti wari uvuye muri wa mwana w'umukozi wawe utahabwa agaciro. Rero bene data, uyu munsi twaje gusura umuryango, ariko tuzi ko uyu mwana bafite uyu ni marayika. Uyu mwana bafite uyu ni umwana ukomeye cyane, ni umwana ufite amasezerano y'Imana, ni umwana Imana yabahaye kugira ngo izabahe umugisha. Amwe mu mateka yanjye nanjye ntekereza njya kuvuga nko njya nkunda kubivuga muri cya gitabo nanditse kivuga ngo yerekwa ryawe ni rinini kurusha ibikubaza unyuramo, ntago data na mama babanaga. Gihe cyaje kugera mama ajya gushaka umugabo na data ajya gushaka umugabo mama yarashatse arangije ntayo, nkura ntazi mama nanjye nkura ntazi data, ariko nari mfite umugisha. Ntekereza ko nababonye nkuze, ariko nubwo byari bimeze gutyo nkura nkuzwa n'umuntu utari mama n'utari data. Uwo mugabo wanderaga muri Tanzania, hafi ya Tanzania, yajyaga avanga inyana y'insindiraniro nka nitsimba, akambwira amagambo mabi cyane kubera ko mama yaragiye kuhashaka yarangiza akantayo, yamara kuntayo akisubirira iwabo. Ndahakura nkurira muri ubwo buzima bwari bugoranye, ariko nubwo byari bikomeye ntekereza ko ubu ngubu Uwiteka yampaye umugisha. Rero nafashe igihe kinini cyane kugira ngo mbiyumvemo, ariko Uwiteka yaranyigisha kugira ngo azankoresha akomeye. Niyo mpamvu nukora subscribe uzajya ukomeza ubona ibiganiro byinshi cyane tuzadukora ku bana bavutse mu buzima bumeze nk'ubwo navutse, ku bana batawe n'ababyeyi, ku bana batawe n'inshuti, ku bana badafite ubuvugizi. Tuzakomeza tubakorera ubuvugizi muri Kigali Children's Center, kandi tuzabafasha. Nawe niba ufite ikintu wumva wafasha uyu muryango, ukaba wumva wabafasha kwishyura mituweli, ukaba wumva wabafasha no kubaka inzu wenda kugira ngo bave mu bukode, ukaba wumva wenda wabafasha ikintu cyose wumva waba ufite wabafasha, rwose cyaba ari ikintu gikomeye cyane. Imana yazaguha umugisha, kubera yuko mu ishuri ryacu ryigisha aba pasiteri cyangwa se abavugabutumwa, dufite isomo twigisha abantu, tubigisha isomo bita eschatology. Ni isomo rivuga ku bihe by'imperuka, kuko hari igihe kizagera marayika azaza. Marayika namara kuza ku nshuro ya mbere, abamarayika bazavuza impanda. Namara kuvuza impanda ngo abantu bazumva iyo mpanda, nibo bazazamuka ngo babonane na Yesu. Noneho ngo Yesu ngo azagirana nabo ikiganiro, ngo azababwira ati mwene data urakaza neza, umukobwa wanjye urakaza neza, kubera yuko warangaburiye mu gihe nari nshonje, mu gihe nari mfunze waransuye, mu gihe nari kwa muganga ndwaye warangemuriye, mu gihe nari mu bibazo warantabaye, mu gihe nari mu gahinda waranganirije, mu gihe nari mu bukene waramfunguriye. Noneho ngo abantu bazamubaza ngo Yesu, ngo ko tutigeze tukubona ku isi mu gihe twahabaga ngo tugukorere ibyo ngibyo. Ngo Yesu azababwira ngo igihe wabikoreraga umwe hahandi ku isi ni njye wabaga ubikoreye. Nawe rero kanda subscribe kandi tabara, fasha, kubera yuko hari igihe kizagera Yesu azagushima nugera mu gihugu cyo mu ijuru. Ku nshuro ya mbere azaba aje gutwara itorero rye. Bye bye. Abakunzi ba Ndahe TV, kora subscribe, uzajya ukomeza ubone ibiganiro byacu. Kandi niba wifuza kumenya ibyerekeranye n'ubuhamya bwanjye, nubwo navukiye muri ibyo bibazo, ndara mu kiraro, umugabo yarambwira ngo inzoka ngurira mu kiraro ntagererana n'izindi nka, inzoka irara mu kiraro ngo ntagererana mu nzu, nkajya kurarana n'inka, none naho nkirara mu nka. Uwiteka yampaye umugisha. Ndi umuyobozi w'umuryango w'ivugabutumwa bita Ndahe, ni umuryango ukora ibikorwa byo gufasha abantu. Dufite Kigali Children's Center, mfite ishuri rya teology, nigisha abapasiteri, narize ndarangiza niga hanze, kandi Uwiteka yampaye umugisha, ariko navutse nabi. Nawe rero niba ufite umuntu ureba ko ari mu buzima bubi, Uwiteka mufiteho umugambi, kandi niwe muyobozi w'ejo hazaza. Murakoze cyane. Bye bye. Mubabwire ngo bye. Bye bye.